ni inkuru y'akababaro gakomeye cyane ku isi ya football cyangwa se ku bakunzi ba football muri rusange, bikaba akarusha ku bakunda ikipe ya Liverpool, kuko uyu mugabo by'umwihariko noneho bikaba inkuru mbi ku babyeyi be, kuko ababyeyi be bari bafite abana babiri gusa b'abahungu. Diego Jota, umuntu ukunda football cyangwa se ureba football cyangwa se ufana by'umwihariko ino kipe ya Liverpool utazi witwa Diego Jota, ababyeyi babo cyangwa se umubyeyi wa Diego Jota yari yarabyaye uyu Diego Jota anabyara murumuna we, bari abana babiri gusa b'abahungu. Famiye ifite mama na papa bavuga ati dufite abana b'abahungu babiri nta bandi tuzabyara. Abo bana b'abahungu kari babiri baraye bapfuye, bose bapfiriye umunsi umwe, urupfu rumwe mu modoka imwe. Akarusho bakaba bombi bari abana bari bariyeguriye football, kuko bombi bari batunzwe na football, bayikoraga nk'akazi k'umwuga. Uyu mugabo nanone undi muntu iyi nkuru y'akababaro ibabaje cyane muri kano kanya ni umugore we. Uyu musore bita Diego Jota mwabonye wapfuye, yari afite umukobwa bakundanye, bari bamaranye imyaka 13. Uyu musore akishakisha, ataramamara, atarabona amafaranga, mbega ubuzima bwe bukiri aho ngaho, agihiga giteka imitwe bitarakunda. Nk'ubu ngubu yari afite amafaranga Diego Jota. Uwo mukobwa bakundanye kuva icyo gihe agikennye, nta busitari, nta muntu n'umwe umuzi. Uwo mukobwa bari barakundanye guhera icyo gihe cyose. Umusore yakomeje gukina football, akundana n'uwo mukobwa, ntiyamuca inyuma, ntiyamushakiraho undi mukobwa wenda urenze nyuma yuko amaze kwamamara, abaye umusitari cyangwa se abonye amafaranga, baragumana. Iminsi 10 ishize, hari ejo bundi rwose tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu, ejo bundi nibwo tuvuye mu kwezi gushize, hari hashize iminsi 10 uyu musore Diego Jota witabye Imana na murumuna we. Diego Jota yari hashize iminsi 10 akoze ubukwe, bivuze ngo yarakiri muri bya bindi twita ngo n'ukwezi kwa buki. Hari hashize iminsi 10 akoze ubukwe n'umukunzi we, bari bamaranye imyaka 13 bakundana. Indi nkuru ibabaje cyane nanone kuri uyu musore Diego Jota wapfuye muri kanya, nuko uwo mugore nubwo bari bamaranye imyaka 13, ntago ari ukuvuga ngo muri iyo myaka 13 ntago bigeze babyara, bari barabyaranye abana 3. Umukuru yari afite imyaka 4, umwana wabo mukuru yari afite imyaka 4. Ngira ngo urumva ko umutonya n'akana gatonya cyane, n'umwaka ntago karawuzuza. Bivuze ngo abo bana uko ari 3 bose basigaranywe n'umugore, bagiye gukura batazi papa wabo. N'utwana duto, nimba umukuru afite imyaka 4 nawe nta bwenge barakagira, umutonya uramwumva kugeza kuri bucura. N'utwana dutonya cyane dusigaranwe na mama. Ubundi uyu Diego Jota ni muntu ki? Yapfuye ate? Reka nzira no tubyinjiremo. Uyu musore cyangwa se uyu mukinnyi w'icyamamare Diego Jota yapfuye kubera ipine ry'imodoka ryapfumutse. Kwa kundi ipine ry'imodoka ripfumuka, buri urupfu ntago umenya ahantu ruturutse. Ipine ry'imodoka ku bantu benshi ritoboka buri munsi, mugashyiramo andi mapine mugakomeza urugendo. Gusa uyu mukinnyi Diego Jota yapfuye kubera ipine ry'imodoka ryamuturikiyeho mu muhanda cyangwa se ryamupfumukiyeho. Hari muri iki gitondo, uyu munsi turi muri iki gitondo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 n'ubundi, nibwo inkuru mbi yatashye ku bakunzi ba football cyangwa se mwisi ya football by'umwihariko. Iyi nkuru yababaje cyane abafana ba Liverpool. Iki gitondo twakiriye inkuru mu rukerera, yitwa Diego Jota cyangwa se Jota nk'uko twebwe tubisoma inaha, ariko ubundi bavuga Diego Jota, nako Diego Jota w'imyaka 28, ukomoka muri Liverpool, ukomoka muri Portugal, ariko akaba yakiniraga ikipe ya Liverpool. Byaje kumenyekana ko yitabye Imana. Uyu mugabo inkuru yatashye yavuze ko uyu musore yakoze impanuka y'imodoka ahitwa muri Palacios da Bria, ni muri Spain cyangwa se muri Espagne, kaba mu ntara ya Zemora. None nubwo bari kuvuga ngo Diego Jota cyangwa se Diego Jota witabye Imana, ntago yapfuye wenyine. Muri iyi modoka yararimo yakoreyemo impanuka, yarari kumwe na murumuna we bita Andre Silva, yamurushaga imyaka 2 gusa. Urumva ko nawe yari umugabo. Andre Silva nawe murumuna we wapfuye, nawe yari umukinnyi wa football, yakinaga ikipe ya FC Penfield. Bivuze ngo famiye yabo cyangwa se bano bantu uko ari babiri bavukana, bano bagabo umwe afite 28 wapfuye Diego Jota, murumuna we yapfuye afite imyaka 26. Bose bakinaga football, usibye ko Diego Jota we yari icyamamare kurusha murumuna we, ariyo mpamvu uri no kumva abantu bose ari bari kuvugaho cyane. Ariko na murumuna we yaratunzwe n'umupira w'amaguru, ni wakina, ni umuprofessioneri, football ni imutunze. Ariko abenshi uraza gukomeza bumva bavuga nyine Diego Jota cyangwa se Jota bitewe n'uko ari wari ufite izina rinini n'ikipe yakiniraga ikunzwe cyane ya Liverpool.